kuko mu dosiye ya Rabini hari ikiboneza mvugo kitarimo gushimutwa uzi ko wabyanditse wese. Ikindi kintu bari kwitiranya ntabwo Rabini yashimutiwe mu Rwanda. Icyo kintu abantu bagikureho rero umuntu uzi. Yego nabonye abantu bose ngo mu Rwanda. Ijambo gushimuta abantu bareka gushaka views nibashaka bajya bagabitero nta numwe mfite ikibazo nawe. Bigaragare ko ibyo bari kuvuga ko bamuha telefone agasubiza abantu kugira ngo bashake information. Binatura Bugesera. Wari unkubise. Naramubwiye Rabi utura mu Bugesera gute uzi ko ari akarere. Ariko nari impari. Warabyuse mubwira. Burya mu Bugesera uhizera gute? Siko aramubwira kumbwira Rabini mu Kirundo niho kuntera imbugita mu ijosi. Rabini mu Kirundo kabuki ntiyashimuswe icyo cya mbere. Yego bivuze ngo Rabini yigize abura umutekano mu gihugu yararimo. Ariko nsubiye inyuma Marshali ibyo gushimutwa bikure kuko urugendo Rabini yaruteguye. Aha none gushimutwa nta na Marshali ibi bintu tubitubwiye cyane kwezi ngagende. Nagera kwemera ko Rabini yarafite ukuntu akora n'inzego ziwabo. Ese kuki ibyo bintu nabonye hari ababivuga? Nicyo kintu cya mbere cyanza umutima kugira ngo Rabini azizere. Bakubwira ko hari umuntu wigize umupasiteri wabaga iwe. Ako Rabini ugiye garoroshye. Ariko reka kubwira ndi makuru mutazi. Uzi imitego Rabini yasimbutse kuningana. Reka Rabini turaziranye. Yambwiye ngo iyo umuntu afungiwe aho kuhava n'Imana wabibonye. Ibyo ntacyo bigiye binambwiye byo kuhava se nese Imana. Kuki nta kintu bikubwiye Marshali? Imana yarapfuye se. Imana yamukura. Rabini ari wabo. Nicyo watinze. Ukora fundraising nk'umuntu ukuri wabo mukuri wabo mujyana he? Ko ari impunzi y'umurundi iri wabo. Fundraising mujyana mu kiye ahandi he? Niba afunzwe irahindura iki nanone tubyibaze. Ikibi cya fundraising nuko inkebe yo ziyifashe zitazikwica kugira ngo ugende gute? Kugira ngo ba boss batabaza umuntu urimo gusakurizwa. Bakavuga raka tubyumva gutyo. Urabeshya. Social media z'i Burundi tuzi zikura kwataka n'ibyo mu karere. Nta nimwe iravuga ko ino kese. Ukabona ari kubera iki? Biragoye cyane nta kitekerezo mfite ariko ndazicekinga ngaheba. Kire kuba bakorera Canada, Europe n'ahandi hose aramuvugaho. Ariko ujya ku mukubito n'usangamo kese Rabini ugira. Jya kuri Mbayahaga nava kuri Rabini ngayi. Jya kuri Papa Utamu niba kiri muri izi politiki atarazivuyemo. Ntushobora kumubonaho. Dukora amashimutwa. N'uburyo imipaka ibirinzwe. Ubwo Kirundo kivuyemo. Cibitoke ntibishoboka. Umenye yuko igihe ibigo nk'ubi bitabanye neza urumva bene imipaka ibifite uburinzi bukomeye. Ibiri sensitive. Ubwo urajya gufungura buzi ko nyine ubwo wenda umuntu ari ubwo urajya Tanzania. Oya gufungura se aho uturuka hadafunze se cyangwa hadacunzwe. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Basuje omurere mu mpande zose z'isi bwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi nukuri bake babireba turabashimiye cyane. Marsha umeze neza? Yego nta kibazo. Nta kibazo. Pas de problème. Ntabwo cyabura. Kubera iki? Kubera iki? Ntabwo cyabura kubera ubuzima. Oya ntabwo ari ubuzima. Ntabwo cyabura kubera ubuzima. Ahanini cyane ashingira ku makuru amaze iminsi avuga kuri Rabini. Rabini yari inshuti yanjye kagakarundura. Umuntu wanjye ku rwego rwo hejuru. Cyane. Urumva? Rero ntabwo wabona umuntu bamutera hejuru ibintu nibwo mbazwa ariko none ndi gukoresha ijambo rivago dossier ya Rabini closed. Umuntu ari hagaritse. Ku muntu wambazwa ari wese. Yaba umufamiye we yaba iki niki kubera ibibazo ubona birimo. Nari hagaritse ko Rabini yari umugenzi wanjye ku rwego rwo hejuru. Rero ikibazo cyamubaho cyose ntabwo nakugira ngo meze neza. Burya ushobora kubukira mu ikipe y'umupira w'amaguru ariko hari umuntu bagakuri kane wenda kuri 5. Yego. Yaguhaga ipass ukavuga uteye amakuru aciyemo. Yego. Yego rero ntabwo rero navuga ko ibintu bya Rabini bya ku mutima wanjye gusa ariko nta n'ikindi. Numvise bimbabaje. Gusa birababaje kandi umbabarira umpe uyu mwanya. Byari mbabaje kandi ubona kuraga amakuru ya nyuma n'umugore we. Nawe noneho kuri isawe. Nisegure ku banyamakuru bamwe bati twabonye hari abavuguruza inkuru zacu basa naho
bazisuzuguye ntabwo tuba twasuzuguye amakuru yanyu Twagira ahubwo twebwe buri munyamakuru wese agira source y'inkuru ye nkanjye rero w'umunyamakuru hari source mba mfite Marshal nawe analyst hari oya source jewe aba si afite. ukubangurira navuganaga n'umuntu muri famille ye Exactement Kiki- rero Marshal higira bamwikoma Kiye kintu umuntu ambwiye umuntu we wa mbere kuri rusuza ya mbere sinamugisha impaka urumva kuri kw'Imana ntabwo namugisha impaka pe ntabwo namugisha impaka namba ntareba fact sibyo n'ikindi kintu cyangoraga burya Rabini mu Kirundo ariko se wamugani Marshal mwana hari ibintu biba birenze urugero Sandri none nge kuko Marshal na dosiye ya Rabini hari byamurenze nijoro hari vocabulaire bavuga idashoboka Marshal nijoro mvuko nambwiye ati noneho ngiye byo ber kugira mu Kirundo nkumva mpfuye wese ati Urumva? ibintu se birashoboka Rabini yagira ubwo bwenge buke Rabini mu Kirundo ntibyumvikana kuko mu dosiye ya Rabini hari ikibonezamvugo kitarimo gushimutwa uzi ko wabyanditse wese ikindi kintu bari kwitiranya ntabwo Rabini yashimutiwe mu Rwanda icyo kintu abantu bagikureho rero umuntu wese yego nabonye abantu bose ngo mu Rwanda ijambo gushimuta abantu bareka gushaka views Yego. nibashaka bajya baga biteroge nta numwe mfite ikibazo nawe gushimuta babireke babireke ntibiri muri case ya Rabini niba bavuga ko ubutasi bw'Uburundi bufite umuntu bumuha telefone akavuga ntiyigeze avuga ko yashimuswe ariko urumva Marshal Kandi- uretse gato yambishyireho clear urumva mbi clearing ngiye Rabini naramwandikiye mubaza ko yagezeyo Rabini ubwe niwe wanyisubirije wenda sindi bubikine kuri video ndaje mbiguhe byiyumvire kuri kamera Rabini yansubije bigaragare ko ibyo bari kuvuga ko bamuha telefone agasubiza abantu kugira ngo bashake information ibyo nibyo reka mwumvishe ibyo birashoboka mwumvishe voice note Rabini ubwe yanyihereye byari ku itariki ndumva ari buretse nyirebe ngo bavuga 28 ko yafashwe yego ariko ngiye wumva ukuntu yansubije 28 ndamwandikiye 27 urumva buretse gatoya urumva rega nta banga ririmo mu bintu bya Rabini ese hari ikintu noneho nge ndibaza bye no ku itariki 28 ambwira ngo ari kwiruka mu ati ndi kwiruka mu byangombwa ariko tuzavugana ndamubaza yego nta ngorane rwose ndumva utaranagera imuhira byari ku isaha 3:15 za nijoro urumva noneho arambwira kuri itariki 29 ngiye naramwandikiye hello umeze gute reba gahunda twari dufitanye reba kandi message ze bigaragara ko zisomwa wabibonye ngewe nahise ndeka ngewe amambwira kazajya Mozambique sinigeze ngira envie yo kujya kumuvugisha ariko urabizi ko byagenze wenda process zose ahubwo nge nahitagamo kuvugisha umuryango we kuko nkuzi urumva ngiye Marshal kuko nuvuga ko umuntu uri mu nzira y'amashyamba sinjya kumuvugisha Marshal akanambwira ati yabuze network aburiye nuvuga ko ari network yabuze hanyuma umufasha tuganira off record warabyumvaga narabyumvaga nta kintu twigeze tuvugana n'iki byose urumva urarako kandi mu mategeko numva ko umufasha w'umuntu ari uri ku murongo w'imbere urumva ku makuru yiwe kwisizima nazo mpaka twakundaga kujya nawe wenda tari no kuri kamera ko nta yindi source nakwizera mu buzima bw'umuntu ariko uretse source y'umuntu ariko bifite making sense ku bwanjye ngiye ko nabyumva none ukagira gutyo kuva kantu Rabini karasohotse kaka audio wakora kakagira gutyo ibintu ngibyo ariko wamugani none Rabini batangira bavuga ngo Tanzania havuga ntibyakunda kuko naho Sendera Jab ubu ngubu bavuga ko banamwishe urumva nabavuga ko bamukuye muri Tanzania ubuzima bwo ntabwo bukiriho uriya mugabo Tanzania igufasha cyane cyane ni bisanzwe ariko yego nta ni bisanzwe urumva Rabini umwe mu bantu biwe nanone ba hafi ati Bubanza noneho dosiye ya Bubanza nza gushaka kuri map zananiherereye mbona burya iyo ukurikiye ikibira kirangirira Bubanza gihereye Cibitoke nyirango cyakayanza gutyo yego havuga ntaba bantu bashaka kuzakurura ibintu bya Rabini n'amatiku hagati y'u Rwanda n'u Burundi Sandri bujya na wa mugara siko vero yanga yabaye kizungereza bavuze Rabini mu Kirundo uzi mpamvu bavuze Rabini mu Kirundo nagize ikibazo Marshal yarabyumvaga ariko ngati gasa ngiye namamaga ati ubwo ayo mafuti mwikomeza ko yamwe Rabini turabugesera wari unkubise naramubwiye Rabi utura mu Bugesera gute uzi ko ari akarere ariko nari impanye warabyuse n'ubwira burya mu Bugesera uhizera gute ati waje Kigali siko aramubwira yego ntubiga ko namubwiraga ni ari nibibazo by'ubuzima buheze i Kigali hari icyo umuntu yafasha hari nicyo twagufasha twe turi mu gihugu ntabwo dufite uburyo bwarenga umuntu w'impunzi sibyo ajya no kujyayo urumva avuye mu miduha waratuye kuko twarakoranaga igihe kinini cyane haba ku macaro yacu twarayahuzaga tugakora synergie mu gihe cy'umweru byose namubwiraga ugiye muri icyo cyaro gukora iki
urumva yego ndetse kibugesera uribuka ijambo navuze nti genda iwe Rabini burya aho guturi bugesera turi turi Musanze Musanze yego akakubwiza ukuri kumbwira Rabini mu Kirundo ni nko kuntera imbugita mu ijosi Rabini mu Kirundo kabuki ntiyashimuswe icyo cya mbere yego bivuze ngo Rabini yigeze abura umutekano mu gihugu yararimo ariko nsubiye inyuma urumva Marshali ibyo gushimutwa twabikure kuko uru rugendo Rabini yaruteguye aha none kubera ko njyewe na Marshali ibi bintu tubitubwiye kimwe kwezi ngo agende afata ati ntago tuzongera gukorana mu mezi ari imbere njyewe ngiye gusura Mozambique mu kazi mutsubire mu byo nakoraga ese Rabini tuzaguherekeza wari uhari urabyibuka atoya se ngombwa urumva rwose kandi koko Rabini ni umuntu ucishije make uvuga kugira ngo arangize na kontra yego atagira umuntu asiganira umwenda urumva ati nimuzongeye kuma amafaranga njyewe ntazajyana umwenda w'umuntu abantu bajya bumva ukuntu babana n'abandi sibyo Rabini mu Kirundo sha ntago byoroshye Rabini mu Kirundo hari ibintu umwe yavuze ati kuko ku isi twemera ibintu byose cyatugagara byose urazi ko kugeza kuri iyi saha urumva kugeza kuri iyi saha aho kugira ngo umbwire ko Rabini yageze mu Kirundo akizera Ikirundo sibyo ibaze uvuga ukuntu ngeze ahantu habi cyane nagira kwemera ko Rabini yari afite ukuntu akora n'inzego z'iwabo ese kuki ibyo bintu nabonye hari ababivuga nicyo kintu cya mbere cyanza umutima kugira ngo Rabini azizere urumva oya Marshal ntabwo abikurikiye shawe oya urumva hari Bubanza hari Cibitoke urumva ubwo se kuko abantu bose ntibabuza oya umva Marshal bakubwira ko hari umuntu wigize umupasiteri wabaga iwe akora Rabini ugiye garoroshye ariko reka kubwira andi makuru mutazi uzi imitego Rabini yasimbutse ukuntu ingana reka Rabini turaziranye hari ibyo tutavugira kuri kamera Rabini yasimbutse imitego myinshi itari niri udashobora kumuhamagara atakuzi ngo wino duyemere Rabini sinzi ukuntu rero Rabini kari akantu n'akantu ko Rabini yasimbutse imitego myinshi cyane urumva akantu urumva imitego Rabini yarayisimbutse urumva myinshi cyane irenze nuriya niyo mpamvu buriya musesengura n'icyo tutabasenga uzaguha hypothèse yose kugira Rabini uzayemere noneho kugira ngo urabyemere neza nuza kubwira ko Rabini adafunze uzabyemere ntuzirushe ubwonko bwawe ntusarira bigusabye dose Rabini irekure ujye ufata 20 ufate 50 uko bwije uko bugize gute kuko ibintu byo muri Afrika ntago byoroshye none se Marshal byose hari birashoboka umuntu umwe ntago ndumuvuga amazina ngiye yankurikiranaga kuva kera nya muri showbiz ariko afite navuga bamuha amakuru cyane okay ntacyo niyo wanabisoma ntacyo bitwaye mfa kuba navuze amazina ye dore uko yambwiye nijoro urumva akira ku buryo njyewe nahise mvuga ngo niyo mpamvu nijoro sorry nijoro nameze mvuga ngo nahise nkubwira nti ibi bintu bya Rabini biri très difficile ibintu biravanga urumva sorry ni ibintu gusa ariko Marshal hypothèse yose yongeye kwihoka ntago yifunze yayifinze kugira ngo angera fungu urumva hypothèse yose ibigoye sha ibigoye gusa nyine birababaje urumva akira ureba aho ngaho pe ni umuntu twaganiriye kuva ejo mu gitondo donc ari kumbwira ibintu byinshi kumbwira ati njyewe simbihagazeho ariko ngiye gushaka amakuru kandi we aba Belgique birashoboka arambwira ati ariko ngiye gushaka amakuru kandi amakuru mpamo njyewe sinabyemeza twageraga mu masaa 3 z'amanywa yansubije saa 12:40 za hano iwacu ariko ibyo ngibyo ngo yakubwiraga yambwiye ngo iyo umuntu afungiwe aho kuhava n'Imana wabibonye ibyo ntacyo bigiye binambwiye byo kuhava se nese Imana yarapfuye se n'Imana yamukura ariko subude hari n'abantu numvise ngo bakoze ngo fundraising ubude Rabini ari wabo nicyo watinze ukora fundraising y'umuntu mukuri wabo mujyana he ko ari impunzi y'umurundi iri iwabo fundraising mujyana mu kihe ahandi he niba afunzwe irahindura iki nanone tubyibaze ikibi cya fundraising nuko inkebe yo ziyifashe zitazikwica kugira ngo bigende gute kugira ngo ba boss batabaza umuntu urimo gusakurizwa bakavuga raka tubyumva gutyo urabeshya none kandi gakoryo rero tuvuga no kuri ingingo ntashaka gutindaho nukuntu social media z'Uburundi tuzi zikura kwataka n'ibyo mu karere nta nimwe iravuga ku ino case ukabona ari kubera iki biragoye cyane nta kitekerezo mbifite ariko ndazicekinga ngaheba kire kuba bakorera Canada Europe n'ahandi hose aramuvugaho ariko ujya kumukubito n'usangamo case Rabini ugira jya kuri Mbayahaga nava kuri Rabini ngaye jya kuri Papa Utamu niba kiri muri izi politiki atarazivuyemo
ntushobora kumubonaho. Social media y'u Burundi tuzi ko isanzwe iyagara ukuntu bose bafunze ntuze kuruza ya Rabini, urumva. Tandiske reba nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dufata tanga urugero, igivuga ngo yafashe abasirikare b'u Rwanda, igafata umuntu ikabwingisha intara, ikabwingisha uturere, ikabwingisha iki n'iki, yajya no kubivuga agakotora, ukavuga uti koko burya ifite umuntu wa nyawe yavuga amagambo angana gute. None ibyo byose n'abarundi barabikora ubusanzwe, abantu abanabaye iki n'iki, aho babonye umuntu bazi ko aba mu buhungiro ibunaka, basanzwe bashinja u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuki noneho ibintu baba barabicecetse? Icyo ni icya kabiri. Rabini ubwe, buriya Rabini niwe wambwiye ukuntu CNDD-FDD yacuze Red Tabara ikorera muri ibi bihugu, ikavuga wowe wenda ubwo bw'abatutsi, fata ifaranga jya Mahama, jya ibunaka, uzahabwa ikarita, hari amafoto uzafatirayo, hari kimwe cyose, sibyo? Misiyo yawe nigera tuzagukoresha wenda muri Kongo, uzambuka ujye muri Kongo, twigire ko tugufatiye muri Kongo kandi ufite ibyangombwa bya hehe by'u Rwanda, ujye uvuga ko watererenzwe n'u Rwanda, kuko wanyuze muri iyo nkambi n'abantu barimo bakuza, ari n'ubuhamya umuntu wabutanga n'umuyobozi w'inkambo muzi na nimero wari urimo yizira muri kimwe cyose. Ibyo ari iki? Gukora Red Tabara ikorera nde? Ikorera Burundi. Yego. Ibyo bakanavuga ko aricyo kintu cyasenye Red Tabara ya nyayo, kuko ubutasi bw'urundi bwayivanzemo indi. Bo bajya bari banakanirwa kumenya umurede Tabara wavure ninde, umurede Tabara ukorera leta y'u Burundi ninde. Ayo mayeri yose Rabini yarayazi, urumva ko mu bihugu bitandukanye, Uganda, Tanzania, mu nkambi z'impunzi hose haba leta Tabara ikorera ubutasi bw'u Burundi. So ibyo rero njye nkavuga ngo Rabini yarazi ubwenge bwinshi, azi mode operatoire yiwabo, ariko Rabini dosiye ya Rabini irakomeye. Umva ngiye nkubwire, ngewe nanjye nari ntarabimenya, bansobanura ko ngari umuntu ugize umupasiteri, n'ubundi hipoteze ntuzayitera imigeri. Ikintu kinyuze mu ibiyobokamana ngo yigira umupasiteri ngajya no kubiwe, sibyo? Agiye kubiwe ngakajya babyuka namusengera, kumva urumva ari kumugenda runono. Ikindi kintu kinyuze mu ibiyobokamana, hari information y'umudamu we twavuze, ngewe umuntu yambwiye ikintu kandi numva nicyo yambwiye, ati gasa umudamu we nimero ye ishobora kuba iba yaratrakinzwe, gutanga amakuru rero iyi reyerma yizewe, ati ukuri kw'ibintu nuko bikaba byagorana. Kubera iki? Kubera nawe briefing aba yarahawe. Ati se urumva yakubwira ngo yegara afunzwe, se byagenze gute ABCD, atashobora kuba ariyo mpamvu nawe baramuyobeje batwenda azafungurwa bubiretse akabaha ayo makuru. Uzikino namaze kubona muri dosiye y'umudamu n'iki byose, nawe hari byatawe. Oya, nk'umusivile nk'undore wese, niba kuko ibintu bivuga ko Rabini ari byo, yize itsinda ryari kumwe na Rabini ko n'umurokore ukaze, madamu we turaziranye, niba abantu basengana ba Rabini buriya, Rabini nta mwibizoga, nta mwiyobyabwenge, ntagira gute, urabizi abarokore barizerana kiriya kintu. Rero madamu ashobora kuba yarize umudiyakoni wari ucumbikiwe, akajya anabahanurira n'iki, akizera ubuhanuzi, atari mu biganza bizima igihe kinini cyane kandi atari bizima. Icyo kirashoboka. Burya abantu bo mu nzu bitabone mu nzu y'Imana barubahana. Yego. Ariko nanjye ndakubaha buriya, attention, wowe wakuntu twajya mu mitsi. Twigereye ubu nanjye niba ajya kundangiza wowe bazantumaho n'uyu mugabo. Bati ibintu byose urabizi, genda tunekere umuntu bita Gasaro. Wamutegurira ikawa. Ati ubundi nzazana icyuma gipima ikawa sha Sandrine. Ninsanga harimo n'isukari nyinshi. Oya ubwo ni wowe bantumaho. Pagushakaho ikizo. Rimwe na rimwe abadamu kugambana biragorana. Ari ugira amagambo menshi. Oya we nawe kunuma kuko Marshal, reka nkubwize Marshal, nta kintu ujya wizera kibaho. Nabonye umuntu utajya wizera. Marshal ejo bundi niwe wambwiye ati nge widosiye kuri uyu munsi ikiri cyo mumbwira kuri Rabini kuko si byo. Namubwiye nese ko mbanye amakuru, ati gasa ibi bintu tutabipfa ahubwo udatuma ngo kopa Rabini mu Kirundo. Ati gura Rabini agira ate mu Kirundo, ati ikindi ati ubwo bwenge buke Rabini yabagize bwo kwishora akagenda agataha i Burundi, kuko Rabini azi ubwenge. Hako nicyo nanjye nibaza ngiye. Rabini azi ubwenge, Rabini ntahubuka, Rabini azi ubwenge, ariko buri attention umuntu anyuze mu kantu k'idini yamwinjira. Burya twese batorera muri weakness zacu, icyo ukunda icyo wanga burya ugushaka kigushakiramo. Oya ariko urumva niba usenga cyane uzashyirwa mu muzi. Oya niba bari banajyanye niba ukunda ikigufana cyane uzategirwa mu bufana. Oya ariko rero ni Marshal, faites attention, niba bari bagenda bari abantu bandi uno muntu abatwaye washobora ko arabwira gati tugiye kwa akazi cyangwa se mu hari wambaye urugero. Ako mu Kirundo ntibikunda.
kuramo ikirundo Sandrine, kuramo ikirundo, kuramo itaka ry'u Burundi. none se bagushyize mu modoka, dufata urugero musa n'abagenda, imodoka ntuyisimbuka, nta kindi kintu imipaka ushatse kuzana dosiye y'ishimutwa kuri Rabine? oya, ntabwo ari cyo ndi kuvuga ko wamushimusi. Oya, Rabine ku butaka bw'u Burundi, icyerekezo kira ku butaka bw'u Burundi, byitondere, it doesn't make sense. Bari kugenda nyine, nyumva ubanze unyumve iyo hypothèse nanone. Ndi mu modoka njye nawe turi kumwe, turi kugenda, sibyo? Ese wenda duciye nk'indi nzira, umuntu agutwaye nyine, suri kubyumva, twaca indi nzira ukabona uhingutse ahantu. Ariko buriya impamvu dukuramo ishimutwa ni uburyo oya, njye ntabwo mbyemera. nyine icyo mvuga impamvu dukuramo ishimutwa, impamvu dukuramo ishimutwa ni uburyo imipaka ibirinzwe, ubwo ikirundo kivuyemo cy'ibitoke ntibishoboka. Umenye yuko igihe ibihugu nk'ubu bitabanye neza, urumva, bene imipaka ibifite uburinzi bukomeye, ibiri sensitive. Ubwo urajya gufungura buzi ko nyine ubwo wenda umuntu ari ubwo urajya Tanzania, oya gufungura se aho uturuka hadafunze se cyangwa hadacunzwe? Ubwo ndi kurwa. Naho hari ibintu bidakunda, hari ibintu bidakunda, ni impamvu ino dosiye irimo speculation nyinshi. Reba hano noneho kugira ngo ubyemere neza, urumva, kugira ngo nawe nkubwire nyine ukuntu speculation ziba zisekeje. Reba uwo muntu hejuru, sibyo? Noneho urebe gusa biragoye nyine, Marsha, biragoye pe ku muntu wa mugani. Ngaho reba, none urabona hari ikirundo kiri mutani, noneho ikirundo ntikivuyemo. Ikirundo nacyo kivuyemo, uko uraza kumbwira kuko yego ubwo se exactement uyu muntu hari ikintu avuze ko aba yumva atameze nka hari free. None se ubu ejo bundi icyo kintu sirakikubwira. None se ubu ntiyabyibutse ko atari free buretse gato ejo nyumva rikodi Rabine avuga ngo uyu prince twari kumwe, iryo jambo nese ndimbwa ese Rabine ukumuzi yavuga gutya, urumva Rabine atuje. Ikindi yasoreje ngo urabura kundungikira gafanta ngo uri kumbika, nahise mbwira prince nti Rabine ntajya asabiriza ko mwabanye na Rabine ukumuzi, Rabine ajya asaba. Ahubwo Rabine hari ibyo yavugaga, yasaga n'usabira abantu amafaranga bashaka kuyongobeza. Yego, nahise mubwira ntibashobora kuba abantu bamutegetse. Ahubwo se Rabine mwanasangira fanta akayemera. Ngezo ko yambwiye ubuzi ko Rabine twakoranye, hari ahantu twakoranaga no kujya muri kantine ukabona ntabishaka kubera ukuntu akunda kuba wenyine. Ngezo ko yambwiye urabizi ko igihe kinini rimwe na rimwe twagatuye kumwe nawe nikidusangira nyine nk'abavandimwe ahantu runaka. Ariko Rabine yambwiye ati buriya ngewe gasa ndimo umwuka w'Imana, ati sinjya mpfa kujya ahantu ngo mbe nakicana n'abantu nkwe never. Ati sinzi impamvu yatumye nyine umutima wanjye umbwira ko nagakwiye gusangira namwe wenda fanta ko yangaze ko tumusohokana. Atari ko si bibaho. Ariko we ibaza kiriya kintu kwanga ko tumusohokana rero subizi ko twagitenzeho nk'ubwande se Rabine ko numva yagize izo mungenge, urugero yashobora no kuvuga twenda wabona ari n'umutego. Urabyemera? Ahubwo se Rabine tumubwira ngo tuzakora ikiganiro ngo turahana mu Bugesera ngo wenda tuti nk'akamabuye ngo tunywe agacupa hafi y'u Burundi, ntiyabyanze. Yaravuze ati tuzamukusokana gahembe cyangwa na mu Bugesera. Yewesha ati none urumva byaba nimugoroba ngiye ngategereza inyama, ati baze nategereje inyama, ati hoya. Ariko ngiye mpita mbona ko ari buriya abantu b'impunzi, uburyo bwa security. Abantu b'impunzi bahora mu bibazo. Yego, bahora mu bibazo, ariko mu Burundi nabo wagira ngo bagira utugara tugambanirana. Ibyo rero reka tubireke, ariko abantu baca urubanza ngo Rabine ngo nta kibayo ngo ntagize gute. Icyo nicyo nenge kukubaza. Ntabwo ariyo mana y'umuntu, umuntu afite ukuntu agomba kubaho. None ko bakubwira ko abagiyemo hariya batapfa kuvamo. Ariko Rabine ntabwo, Rabine akazi yakoraga n'isesengura nk'iryo nkora. Please bano duteze amatwi muzirikane iki kintu. Ntacyo Rabine yavugaga ntavuga ku gihugu cyanjye. Urumva? Nicyo ujya mwana wotamu yigeze kuvuga, nigeze kukurikirana ikiganiro cye namba yahaga, atabimwe bavuga ko utavuga ku gihugu cy'u Burundi. Atari iyo essence yazamutse ndabivuga. Niyo yabuze nkabivuga. Nta kintu Rabine yakoraga kigize icyaha abantu babyumve neza. Kuko Rabine yaguhaga icyo bita fact, ntiyaryozaga igihugu cye, yakoraga sesegura no kuri Kongo no ku bindi bihugu. Burya Rabine avuga kuri dosiye zitandukanye. Ntabwo Rabine uretse washaka kumwishyiramo no kugira gute yigeze akora ikintu kirimo igihemu no ku gihugu cye, kuko ibyo yavuga nako ibyo tuvuga, kuko raka tuvuga ku bihugu byacu bitagenda kandi bigakosoka, sibyo? So abantu badashaka kuzamukira kuri dosiye Rabine ngo berekane ko yari invisible, yari umuntu uri dangerous, nta budanje Rabine agira mu buzima bwe. Niba ari ku gihugu cye arakubwira fact, urumva? Yego.
Rabini ni na wa muntu udashira isoni kubera bura burokore bwe utakumva hazagira umuntu uzana ibintu on record bumve ko Rabini yavuga umutegetsi w'igihugu cye nabi cyangwa agire gute cyangwa gute ibintu nk'ibyo ngibyo oya we yavugaga uko abyumva nta kigize icyaha ko nibyo Rabini yavugaga n'uri Burundi yavuga nkuko nabivugaga haruguru ntabwo ikintu no kubimpunzi ntabwo bigize iki ntabwo bigize icyaha ngo bikukenera umuntu Rabini cyakoze kigize icyaha n'iki nikize yavugaga abandi batavuga mu sesengura nta mpamvu yo kumukatira urupfu rero ntabwo abantu bahora bica abantu ngo bwire buke kubera ikize izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.